Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Iyi nkuru ngiye kuguha ni inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Lulu, akaba ari umwana w'umukobwa wo muri South Africa. Uyu mwana akaba yari umwana wakuriye muri famiye ikennye, kuriye mu buzima bukakaye, ariko nyuma yaje yitegereza abantu baba influencers, uburyo babayeho, abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, akumva nawe afite inzozi zo kumera nkabo, kuba mu buzima nk'ubwabo. Umwana w'umukobwa rero akaba yaragejeje agakora ibishoboka byose akabijyamo, ariko nyuma akaza kuregreta, akaza gusanga ko bwa buzima yabonaga ku mbuga nkoranyambaga butandukanye na realite y'uko yabitekerezaga. So reka rero nkugire gucukumburira inkuru wumve ukuntu yatangiye ndetse nuko yarangiye. Nizere kuri bubane nanjye 5/5. Njye banyita Diti, iyi ni Behind Walls Show, kandi turagushimira ko waduhisemo. See you soon. Reka rero tutangire inkuru yacu. Inkuru yacu rero yatangiye gute? Uyu mwana w'umukobwa bamwita Lulu, akaba yaravukiye Soweto muri South Africa. Uyu mwana w'umukobwa yari mwiza cyane, kandi yari umwana w'umukobwa uri kind, umwana w'umukobwa wari ufite uburere. Uyu mwana w'umukobwa rero yahoraga ababazwa cyane n'uburyo yabonaga famiye ikennye cyane. Ubukene bari barimo bwari bukomeye cyane, kubera ko famiye ye yabaga mu kumba kamwe gatoya, nako ako kumba kakaba karimo kitchen, karimo igitanda baryamaho, ndetse karimo na douche na toilette. Mama we yakoraga nk'umucleaner, yakoraga kuri hoteli yitwa Senton. Uyu mama akaba yarakoraga akazi ko gucleaninga, gukora isuku. Uyu mama yaramaze imyaka igera kuri 20 yose akora kuri hoteli. Udufaranga yakoreraga bageragezaga kwishyura inzu, agasigara udufaranga dukeya. Nta kintu cyagaragazaga na kimwe yuko bashobora kuzava muri ubukene bari barimo. Uyu mwana w'umukobwa yabyukaga, nta kindi kintu yakoraga, yarasohokaga, yarangiza akajya hanze ku muhanda, akatangira kugurisha utuntu two kurya, utuntu tw'imbuto, kugira ngo abashe kubona udufaranga tubasha kubatunga. Uyu mwana w'umukobwa nubwo ubuzima yari yarabayemo kuva yavuka, ariko yarabwangaga cyane, yangaga kubaho muri ubu buzima. Buri joro uyu mwana w'umukobwa yabaga ari kuri Instagram, arimo scrollinga, areba amafoto y'abandi bakobwa, areba buri kimwe cyose kiri guca kuri Instagram. Abona abana b'abakobwa banganya imyaka bapostinga bari mu mayati, bari mu mato ahenze, bari mu mahoteli, bari gukora za shopping, bari kugura imyenda ihenze, bagura amasakoshi ahenze, bagura inkweto zihenze, bagura amadresses ahenze, ndetse akabona abana barimo barajya gukora amavakansi za Dubai, ndetse bakajya no kubirwa bimwe na bimwe. Aba bana b'abakobwa bari bafite icyaka nk'iye, bafataga amavideo bakayashyira kuri za Instagram, ndetse bagashyiraho amakapshoni, ugasanga abana b'abakobwa banditse ngo ugukora cyane kurishyura. Uyu mwana w'umukobwa rero yatangiye gusetinga mind ye, atangira kwiyumvisha ko byanze bikunze agomba kubaho nk'aba bana b'abakobwa. Yarabizi ko bamwe muri bo batamurusha n'ubwiza, ndetse batamurusha gutera neza. Uyu mwana w'umukobwa rero yishyize mu mutwe ko kosi yari yose byamusaba agomba kugira mu ubwo buzima akabaho nkabo. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yarafite umushuti witwa Gatheni, yamubwiye igitekerezo afite. Uyu mwana Theni aramubwira ati ibyo ndi gutekereza ntabwo ari byo. Aramubwira ati Lulu, urimo urarota cyane, urimo urarota ukarenza. Aramubwira ati ntabwo ubuzima ari Instagram. Ariko Lulu yahise azunguza umutwe, arangije aramubaza ati ngaho reba ukuntu tubaho nk'imbeba. Njyewe rero nahisemo ko ntazongera na rimwe kuba umukobwa struggling wa Soweto. Uyu mukobwa Femi yari inshuti y'umukobwa Lulu kuva mu bwana, ariko Lulu ahangaha yari yamaze kumutambuka mu ntekerezo, yari yagiye kure, ndetse ntabwo yarimo yumva inama yarimo amugira. Nuko uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati Lulu, bari abakobwa uri kubona kuri Instagram bakora ibintu bitandukanye kandi bibi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwabo neza. Arangije aramubwira ati uratekereza yuko ari amapost ubona kuri Instagram ahagije kugira ngo yishyure buri kimwe cyose baba bakeneye? Aramubwira ati bari abakobwa ubona bafite abagabo b'abakire, baba sponsors babo, bagenda bakigurishaho, bakabakoresha ibyo bashaka, nyuma noneho bakishyura amabezi yabo. Arangije aramubwira ati ngenzi benshi nagiye numva
bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo ati none se nimba babikora kubera iki njye ntabikora? Uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati ibyo ari byo byose icyo watekereza cyose jya umenya ko buri kimwe cyose gikenera igiciro. Ariko uyu mukobwa Lulu yari amaze guhitamo, yari amaze gusetinga amayindi ko byanze bikunze icyo byamusaba byose cyose agomba kubaho nk'abakobwa ari kubona kuri za Instagram. Uyu mwana w'umukobwa Lulu ntabwo yashakaga gukomeza kubaho nabi, yari yamaze gusetinga up mind ye. Nuko uwo mugoroba umwe uyu mwana w'umukobwa ubwo yari guscrollinga kuri Instagram areba amafoto atandukanye, yaje kugwa kuri post imwe. Iyi post ikaba ari nayo yamuhindura ubuzima. Yaje kugwa kuri post y'umuntu yari yapostinze arangishiraho caption ngo nkeneye personal assistant, agomba kuba ari mwiza kandi akaba ari confident. Uyu muntu arangije andika ngo unyandikire undieminge nimba uri interested. Uyu mukobwa bamwitaga Zara X. Uyu mukobwa Zara X yari influencer, umukobwa waruzwi cyane, waruzwi kuba abaho neza, afite amakontra atandukanye kandi ari mwiza, anateye neza. Uyu mukobwa yarazwi hano muri South Africa. Uyu mukobwa yari afite abagera mu 600 bamukurikira kuri Instagram. Uyu mukobwa bamwitaga kandi kazina kitwaga ngo Queen Johannesburg. Uyu mukobwa waga Santon aba mu nzu nziza cyane y'igiciro, wabonaga ko ari umukobwa wageze ku nzozi ze. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yari yaramufollowinze kuva kera ndetse yari afite inzozi zo kuba nkawe. Akibona ibi bintu rero uyu mwana yatekereje ko ari opportunity itagomba kumucika. Uyu mwana w'umukobwa rero adatekereje kabiri yahise amwandikira. Yaramwandikiye ati njye nitwa Lulu kandi ibyo wasabye ndabyujuje, ndumva nifuza gukorana nawe. Arangije arasenga bucece, noneho yiriza message. Hashize iminota mike cyane ajya kumva telefone ye iravibratinze. Ako kanya Zara yahise amusubiza, arangije aramubwira ati ejo saa 9 uzasanga Santon Mall tubonane kandi uzaze wambaye neza Lulu. Ako kanya Lulu akibona iyo message yarascreaminze, arishima cyane, ibyishimo biramurenga. Nuko arangije arirukanka ajya kureba wa mushuti we, aramubwira ati nabonye akazi. Nuko arangije aramubwira ati ariko ntago barakama, ariko mfite appointment ngiye guhura na Zara X. Ako kanya wa mushuti we then yahise yikanga, arangije aramubwira ati ugiye guhura na Zara X influencer? Arangije aramubwira ati yego. Arangije aramubwira ati yanditse avuga ko ashaka assistant, ndangije ndaplayinga. Arangije aramubwira ati iyi ishobora kuba ari nzira yanjye kugira ngo ninjire muri industry. Lulu aramubwira ati ibintu ni byiza cyane, ndumva mbyishimiye. Nuko wa mushuti aramubwira ati Lulu witonde, ibi bintu biteye ubwoba ndetse ibintu ntabwo ari byiza. Arambwira ati nyamara uyu muntu nta nubwo umuzi, ni gute wishimiye kugenda guhura nawe? Nuko Lulu arangije aramubwira ati tell me please, witangira kubivanga. Aramubaza ati urabizi, uribaza ni abakobwa bangahe bari buze kwirukanyira aya mahirwe? Nuko uyu mwana w'umukobwa then arangije aramwihorera. Yarabizi neza yuko uyu mushuti we iyo yamaze gufata imyanzuro biba bikomeye kugira ngo umuhagarike. Nuko arangije aramubwira ati okay sawa, ariko wirinde. Nuko umunsi wakurikiyeho Lulu yatiye wa mushuti we ikanzu, arangije ashyiramo n'aka makeup ariko kari cheap kugira ngo abashe byibuze kugaragara nk'umukobwa uri expensive. Nuko arangije afata inzira, afata ka taxi yerekeza Santon. Uyu mwana w'umukobwa bwa mbere mu buzima bwe yinjiye muri restaurant ihenze cyane. Akinjira atangiye kumva ari guhumurirwa na perfumes zihenze, ndetse atangira kubona abantu b'abakire benshi cyane yajyaga abona ku ma televiziyo ndetse no ku ma social media. Ako kanya akinjiramo yumvise yibuze, ariko arakomeza yerekeza imbere. Zara yaricaye aho ngaho ari kunywa cocktail kashi. Nuko arangije akimubona aramureba, arangije amwitegereza mu gato, oh wakererewe. Ariko mu by'ukuri ntabwo Lulu yari yakererewe, ahubwo yari ahageze mbere y'iminota 15. Ariko still Lulu yatangiye ku apologizinga, aramubwira ati umbabarire. Nuko Zara arangije asekamo, arangije ati don't mind, icara nta kibazo. Nuko Zara arangije atereka ka karahuri yari afite yarimo anyweramo ji. Arangije aramubwira ati uri mwiza cyane kandi nibyo by'ingenzi. Nuko muri ako kanya rero uyu umukobwa Lulu yahise atangira kuba assistant w'uyu mugore Zara. Nuko bamaze rero kuganira, Lulu yicaye muri taxi agaruka mu rugo.
yari yishimye cyane, ibyishimo byamurenze, yagendaga aseka, mbega buzahakwirwa, yumva byanze bikunze ari mu nzira yo kwerekeza ku nzozi ze yahoze yifuza kuva kera. Uyu mwana w'umukobwa ngo niwe yumvaga neza neza asa nkaho yateye ikirenge kimwe agakandagira mu nzozi ze. Rya jambo wa mugore Zara yamubwiye ngo ni mwiza, niryo noneho ryagiye rigaruka muri we. Bwa mbere mu buzima bwe yarabonye umuntu w'umu-influencer, umuntu yafataga nk'umuntu w'umuroromodo we, amubwiye ngo ni mwiza. Ibyo yabifashe nk'ibintu biri high, yabifashe nk'ibintu bidasanzwe kuri we. Nuko rero Zara yari yamubwiye yuko umunsi uri bukurikiyeho ari bugaruke noneho akamusanga mu rugo iwe, bakabonana noneho bagatangira akazi. Yaramubwiye ati uzaze wambaye neza kandi ntuzakerererwe. Nuko Lulu akigera mu rugo, ijoro ryose yarimo ashakisha mu myenda yari afite. Lulu yari umwana w'umukene, nta myenda myiza yari afite, nta nkweto nziza yari afite. Yarayashakisha kugira ngo arebe nimba hari ikanzu cyangwa ikintu yakwambara ngo agende asa neza, ariko arakibura. Nuko arangije yongera amagara mushuti we, amutira ikanzu y'umukara nziza cyane. Nuko umunsi wakurikiyeho uyu mwana w'umukobwa yavuye mu rugo yerekeza ku rugo rwa mugore Zara. Nuko ubwo uyu mukobwa yageraga ku nzu ya mugore Zara, Santon yarikanze, yabaye nkaho yinjiye ibwami. Yari inzu iri relax, inzu ihenze cyane, inzu isa neza cyane. Lulu akinjiramo yarikanze, yinjiye mu nzu asanga irimo ibintu by'agaciro, ifite amaseta meza cyane, ifite intebe zihenze, ibikuta byari bisize amarangi asa neza cyane. Inzu yari ikozwe n'ibirahure bitandukanye, nta gikuta kirimo. Iyo waga urimo imbere wabaga uri kwitegereza umujyi wa Johannesburg hose. Nuko muri ako kanya akigeramo aho mu nzu, Zara yahise asohoka mu cyumba cye. Nuko arangije amubwira ati wabikoze. Nuko arangije amubwira ati reka dutangire akazi. Lulu akazi ke kari koroshye aha ngaha. Lulu ikintu yakoraga, yagombaga gutunganya cyangwa se organizinga gahunda y'umunsi ya Zara, ndetse agasubiza ama-email atandukanye yabaga yoherejwe uno mukobwa Zara. Ikindi yakoraga, yagombaga gusetinga ring light Zara yakoreragaho ari gukora TikTok, ari gukora amavideo bashyira kuri TikTok. Ariko uko iminsi yagiye itambuka, Lulu yaje kubona yuko wa mukobwa Zara, yaje gusanga ko uyu mukobwa Zara atari umu-influencer. Ubuzima bwe bwo kuri social media bwari ubuzima bumeze nk'igihuha. Zara yafataga umwanya munini cyane arimo yifotoza, ahindura amakanzu, ahindura imyenda itandukanye, ndetse agafata amafoto y'ibiryo bitandukanye. Rimwe na rimwe yanapositinganga n'ibiryo atigeze arya. Nuko umunsi umwe berekeje ku kibuga cy'indege, ubwo yaramubwiye ko bafite trip bagiye kujya muri Paris. Nuko bageze ku kibuga, barangije binjira muri private jet. Nuko bakigeramo imbere, Zara yatangiye kwifotoza, amafoto menshi arimo imbere muri ya private jet. Nuko hashize akanya gato yakirangiza gufata ya mafoto, agiye kubona Zara aramubwira ati dusohoke. Bava muri ya private jet barasohoka, barangije ndetse bava ngaho kuri airport, barangije bafata taxi basubira mu rugo. Muri ako kanya Lulu yatangiye kuba confused. Nuko arangije amubwira ati buretse, none se ntabwo turi bujye mu Faransa? Nuko Zara arangije akamwitegeza nk'umuntu usa nkaho amusetse cyane. Nuko arangije amubwira ati sweetheart, ntabwo ngiye nkeneye kujya mu Faransa, ahubwo ngiye nkeneye yuko bo bamenya yuko ndi guflyinga, ndi gukora ingendo. Muri ako kanya Lulu yahise yumirwa. Iki nicyo kinyoma cya mbere yarabashije kwiga cy'aba influencers benshi. Ntabwo ibi byari byerekeye kuba umukire, ahubwo byari byerekeye kugaragara nkaho uri umukire. Nuko rero nyuma ho gatoya, uyu mukobwa Lulu nawe yashaka gutangira gukina imikino, yumvaga afitiye inyota. Mu byumweru 2 yari amaranye n'uyu mukobwa Zara, yaramaze kwiga mu tuntu tukeya, ndetse na strategy ndetse na trick zose bakoresha. Yaramaze kumenya yuko aba influencers benshi cyane bagerageza bakajya bagakodesha amabags, bwa bukapu buhenze, bagakodesha imyenda y'amakanzu ahenze, bakabyifotozanya ubundi bakabisubizayo. Ikindi cya kabiri yaramaze kumenya ko amamodoka meza bakunda kwifotorezamo ndetse bakunda kuba bagendamo abara y'abagabo b'abakire, baba babatishije cyangwa se baba barabaye babahaye ngo kugira ngo bajye bagenderamo. Ayo mamodoka bakaba bayabaha ari uko bakoze exchange, ari uko baryamana nabo bagabo b'abakire. Icyo nicyo kintu cyari cyamushokinze ndetse cyamuteye ubwoba.
nuko umugoroba umwe ubwo Zara yaramaze kwitegura agiye kujya mu kirori ko yitekerezaho umwana w'umukobwa Lulu arangije amubwira ati ngiye nabonye ufite ubushake urashaka kuza mu isi yacu, rero niba ushaka kuza mu isi yacu ugomba gutangira kwimenyereza kugaragara nk'umuntu uri expensive, umuntu uhenze, umuntu w'igiciro. Ugomba kumenya yuko nta muntu n'umwe ufata cyangwa se umukonsidera umukobwa uri broken ngo amukonsidera amufate biriseriye cyangwa se amwiteho biriseriye. Nuko mwana w'umukobwa aramubwira ati ariko njye nta mafaranga mfite, bume nabasha kugura ibintu bihenze, ngure imyenda ihenze cyangwa se shyireho makeup ihenze, shyireho inzara zihenze, ngure umusatsi uhenze, nta kintu mfite. Uko Zara arangije aramuseka, arangije aramubwira ati mukobwa ntabwo ukeneye amafaranga, ahubwo ukeneye connection nziza, connection nyayo. Nuko iryo joro Zara yafashe wa mwana Lulu amujyana ahantu kuri rooftop party Santon, aho abakire bari bateraniye bari celebratinga, ndetse hari abakobwa baba slay queen n'aba influencer batandukanye. Lulu akigera ahangaha yasanze ari ikirori mu buzima bwe atigeze abona, cyakoze ngo yabibonaga muri filime, ahari abakobwa ndetse n'abagore bambaye neza cyane, bambaye amadress atandukanye ahenze, abagabo bambaye iby'agaciro bari kunywa inzoga z'agaciro, buri kimwe cyose cyari kiri ahangaha cyari gihenze. Nuko ubwo rero bwari bugiye gucya bakiraho muri icyo kirori, Zara arangije yegera wa mwana w'umukobwa Lulu, arangije aramwongorera ndetse amutungira urutoki amwereka umugabo w'umukire. Uwo mugabo yari yambaye suit nziza cyane ndetse ihenze. Aramubwira ati uriya bamwita Chief Darmin. Aramubwira ati uriya mugabo akunda abakobwa beza kandi bakiri batoya. Aramubwira ati wowe icyo uri gukora ubuseke tu, nta kindi, ndabizi ari bwite kuri buri kimwe cyose ubikenere. Ariko aka kanya Lulu yahise agira ubwoba, yumva ntabwo biri kumuzamo neza. Uyu mwana w'umukobwa Lulu yarabashije kumva ibijyanye nabo bita ngo aba sponsors. Abo bagabo bakaba bitwa aba sponsors kubera ko n'abagabo ngo bagerageza kuba bakora ubuzima bw'aba influencers b'abakobwa. Ariko ahangaha uyu mwana w'umukobwa Lulu ntabwo yari sure ko ashobora kuba yajya muri ibi bintu. Ariko muri ako kanya igihe arimo arwana na mind ye ataramusubiza, wa mugabo Chief Darmin yahise atera intambwe aza basatira begera. Nuko arangije afata Zara aramusekera, aramwegera, aramubwira ati Zara mukobwa wanjye. Nuko arangije amufata ku rutugu. Nuko akimufata arangije noneho amaso yerekeza kuri wa mwana w'umukobwa Lulu. Nuko arangije aramubaza ati ese uyu mwana w'umukobwa mwiza gutya yitwa nde? Zara muri ako kanya yahise aseka, aramubwira ati uyu nguyu bamwita Lulu, ni mushyashya muri game. Muri ako kanya rero Lulu yabaye exposed imbere y'uyu mugabo. Nuko wa mugabo Chief Darmin arangije aramwitegereza araseka ati amaraso mashyashya yavuze iryo jambo. Nuko arangije aramubaza ati Lulu mbwira ukunda ibintu byiza? Nuko Lulu arangije aramusubiza ati yego. Muri ako kanya uyu mugabo yahise aseka, arangije aramubwira ati okay reka tuvugane nkurikira. Ubwo yaranaga n'uyu mugabo Chief Darmin mu gitondo cyakurikiyeho buri kimwe cyose cyarahindutse. Lulu yarabyutse arangije abona notification muri telefone ye.